Mu mujyi umwe hafi y'aho imodoka zihagarara hari umugabo wasabirizaga agasaba umuhisi n'umugenzi, umuntu wese umunyuzeho akamutega akaboko akamusaba. Ibyo akabigira buri munsi kuko yari atunzwe n'udufaranga ahabwa n'abahisi n'abagenzi. Umunsi umwe yicaye ahantu akunda gusabiriza yicaye, abona umugabo w'umukire mwiza wambaye neza. Nuko uwo musabyi aribwira ati, uyu mugabo ni umukire, reka musabe buriya yarampa agatubutse. Yegera uwo mugabo atangira kumusaba. Uwo mugabo w'umukire yitegereza uwo musabyi aramubwira ati, mbere yuko ngira icyo nguha, reka mbanze nkubaze ikibazo. Nukinsubiza ndaguha, ariko nutakinsubiza nta kintu ndi buguhe. Nuko uwo mugabo aramubaza ati, ese ko uhora uteze akaboko usaba abandi, wowe hari uwo ujya uha? Wa mugabo usabiriza aramusubiza ati, ntawe ngira icyo mpa kuko njye ndi umutindi, ntacyo ngira natanga. Nuko wa mugabo w'umukire aramubwira ati, niba ntacyo ujya utanga, nawe ntukwiriye gusaba, yewe ntukwiriye no kugira icyo uhabwa. Ati, njye ndi umucuruzi, nemera ko umuntu akwiye gutanga nawe agahabwa, kuko ukuboko kudatanga ntigukwiriye kwakira. Kubw'ibyo rero, niba hari icyo ufite wampa, kimpe nanjye ndaguha. Akimara kumubwira atyo abonye ko ntacyo amusubije, yurira imodoka arigendera. Wa mugabo usabiriza asigara yumiwe, maze aribwira ati, impamvu ntabona amafaranga menshi nuko ntacyo ngira mpa bampa, ahubwo nirirwa nsabiriza. None se ubu ngewe umutindi ni iki naha abantu koko? Aribaza biramushobera. Aragenda amara iminsi biratekereza icyo we nk'umukene yatanga, biramushobera rwose. Afata umwanzuro ati, kuva ubu ngiye gushaka ikintu nzajya nk'umuntu wese uzajya umpa. Ariko ubwo uwo mugabo usabiriza akaba yari atuye ahantu himezaga indabo nziza. Nuko arazitegereza maze yunguka igitekerezo ati, ngiye guca indabo maze uzajya umpa igiceri wese nzajya nanjye muha ururabo, ibyibuze byitwe ko ntanze. Bukeye nk'uko bisanzwe wa mugabo arazinduka mu gitondo ajya gusabiriza, ariko agenda yitwaje indabo yaciye munsi y'urugo rwe. Yicara ahasanzwe asabiriza yicaye, umuhaye igiceri akamuha ururabo, gutyo gutyo. Aza gutungurwa no kubona ko noneho abantu benshi bari kumuha kurusha uko bisanzwe. Ariko za ndabo zimaze gushira, abantu bamuhaga ibiceri barongera baragabanuka. Wamusabiriza akomeza kuba hatyo, akajya azinduka mu gitondo agaca indabo, akajya gusabiriza, umuhaye nawe akamuha ururabo. Haciye iminsi igitondo kimwe, aza kongera kubona wa mugabo w'umukire wigeze kumubwira ko mbere yo gusaba agomba kubanza gutanga. Arahaguruka aramwegera aramubwira ati, uyu munsi noneho mfite ikintu cyo kuguha. Ati, mbabarira umpe igiceri nanjye ndaguha ururabo. Wa mugabo w'umukire araseka amuhereza amafaranga, arangije amukora ku rutugu ati, nejejwe no kubona usigaye uri umucuruzi utagisabiriza. Wa mugabo yemera urwo rurabo maze arigendera. Nuko wa mugabo usabiriza asigara yishimye ati, burya uzi ko ndi umucuruzi w'indabo? Ati, koko igisubizo cy'ibibazo byanjye kiri mu ntoki zanjye. Mu byishimo byinshi atera hejuru ati, yewe ga sinkiri umusabirizi ahubwo ndi umucuruzi. Abari hafi aho bose bagira ngo arasasa, barumirwa. Nyuma y'igihe kinini wa mugabo wasabirizaga aza kuvamo umucuruzi ukomeye w'indabo. Aza guhurira ahantu na wa mugabo w'umukire, nuko aramusuhuza undi ntiyamumenye kuko yari yarahindutse nyuma yo kureka gusabiriza. Aramwibwira ati, ni wa mugabo wasabirizaga umwe wigeze kugira inama. Wa mukire aratungurwa ati, ni wowe wabaye utya? Ati, ni wowe wasabirizaga nkanga kugira icyo nguha? Ati, ndabona rwose usigaye usa neza. Undi ati, ni njye kandi ubu singisabiriza ahubwo ndi umucuruzi ukomeye w'indabo. Ati, ubu ngiye mu kindi gihugu gucuruza kuko naho nsigaye mpakorera. Arakomeza ati, nagira ngo ngushimire kuko wanyigishije isomo rikomeye mu buzima ko amaboko adatanga adakwiriye kwakira. Baraseka bose bakomeza urugendo, sijye wahera. Mu by'ukuri iyi nkuru itwigisha kuko twiyumva ariko isi dufata. Iyo twibonamo imbaraga zo gukora ikintu, isi nayo rwose tubonamo ubushobozi. Amategeko yo gutanga no guhabwa ntiyareba ubucuruzi gusa, ahubwo ni amahame atuma isi igenda neza. Uyu mutindi yamenye ko atari uwo gusabiriza, ahubwo yari afite ubushobozi bwo kugira icyo yatanga. Yagize igitekerezo cyiza agishyira mu bikorwa, bituma ava mu bukene aba umukire. Inkuru ye nanone kandi itwigisha ko nta kibazo kidashobora gukemuka. Icyo dukeneye ni uguhindura imitekerereze yacu, kugira icyizere no gukora uko dushoboye kugira ngo tugere ku ntsinzi mu buzima bwacu. Murakoze gukurikira imigani ya kera, ntimwibagirwe gukanda like, subscribe ndetse no gutanga ibitekerezo muri comment kugira ngo dushyigikirane. Murakoze, murakarama.